Stay home yabaye stay home kabisa. Kusubu nzajya nigwa hangaha koko ndi mu bisheke byanjye ngorera ibisheke njya mu matungo ibiki mpinga ntava hano ngo njye ku muhanda ndebe uko bimeze. Ubundi se nabwirwa n'iki ko covid yanjye cyangwa utanjye aka ibi ntabyo niko nshaka amazi rwose njye ku muhanda ibi ntabyo pe. Aya ntabwo najya mu bantu benshi ntambaye agapfukamunwa. Ndabizi rwose kandi yo kanjye mba nabyumvise ntabwo najya mu bantu benshi nta gapfukamunwa. Ngomba ku genda rwose agapfukamunwa. Ngiye mu bandi rwose ngiye mu bandi pe. Ahubwo se ko mbona amasaha yageze kandi barashyizeho amasaha yo gutaha koko ko ndaba navuye pe. Allo? Oui. Sawa. Hapo ubundi kuva mu rugo ngiye kwitemberera. Oya. Harabiki ariko nta kibazo kabisa. Sawa ubwo nahesha. Hello Elia. Yes desire. Hoya ntabwo bagitanga imikono. Imikono? Nabyo se. Kare. Kubera iki? Oya tubigenza duce. Gutya se. Naho ubundi Elia n'iki gihe nta bantu bagihana ibiganza pe. Hoya byacitse. Kubera iki se kandi? Ariko uzi icyorezo cyitwa coronavirus. Ariko uzi ikintu cyaceceje. Mu kanya nagiye kwa nyogoko. Ngiye ku n'abakecuru basigaye babizi. Ndamubwira ntaho neza nyogoko. Mwana wanjye ntabwo bagitanga imikono buno haje coronavirus. Soka kubona mbavuze ngo nimba ngo amavide 19. Cyangwa ni coronavirus. Ibintu nk'ibyo. Ariko twebwe dusobanura. None se icyo kintu wambaye ni igiki? Aka nagapfukamunwa. Gatuma mu gihe nitsamuye cyangwa mu gihe mvuga mu gihe ndi mu bantu benshi nkivu wanjye mu ngo nahise nkamba. Ku buryo nta muntu nakanduza cyangwa ngo nge anyanduze ku buryo bwowe. Ahubwo se weho kuki utakambaye? Nanjye ariko ndakambaye do. Sibujya? None si cyo kiganza nagapfukamunwa. Nyine nanjye nitsamuye ngira ngo ikindi se. Ariko zikusekeje koko. Aya ahubwo weho niko nta n'amakuru ufite. Aya se undusha ya. Mfite amakuru. Icyo cyorezo uva cyarangiye kare. Uzi ukuntu byagenze se? Nta makuru ufite aho. Ajya ya telefone siniko nayo. Mfite smartphone nimba kuri WhatsApp n'izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Nubwo yayindi yanjye yamenetse ariko noneho dore ukuntu bimeze. Iyo coronavirus yaraje bwa mbere. Iraze fata indege ivuye Dubai. Ikaza noneho abashinzwe umutekano mu kirere babibonye barayihagarika. Bakimara kuyihagarika rero icyakurikiyeho yafashe ingamba yo korora. Iyo coronavirus yahise ifata ingamba zo yahise ifata ingamba zo kuza inyuze muri bya bikamyo mu muhanda yego muri ya mihanda y'umukara iraza naho abashinzwe umutekano baba barayibwiye ngo hagararaho. Yarakomeje rero ubu ngubu noneho ikigusetsa isigaye iri kuza n'amaguru. None ko imodoka bazihagaritse yazaniye iki? Ahubwo ndumviye kugwa ku gasi. Okay. Ariko agapfukamunwa ntiwamenya ngo ndi guseka ntiwamenya ngo ndishimye. Ahubwo ndabona ari ibibazo. Turabona ko ndi kuguhema ntubimenye. Aho rero. Ariko mugenzi wanjye biturimo byose ni imikino kuko covid 19 iracyari. Tugomba gukomeza gukaza ingamba zo kuyirinda. Kwirinda covid ni inshingano zacu twese. Kandi tugomba kwirinda mw'ubu buryo. Icyambere ugomba kuba wambaye agapfukamunwa igihe ugiye mu bantu benshi. Kandi ugashyiramo intera hagati yawe na mugenzi wawe. Byibuze ya metero. Ikindi ugakaraba intoki inshuro nyinshi zishoboka ku munsi kandi ukoresheje amazi meza n'isabuni kandi tukubahiriza n'izindi ngamba nyinshi leta ishyiraho zo kugenda twirinda
COVID-19. Naho ubundi bitari ibyo, covid iracyari mu gihugu kandi nubwo ubwandu bwagabanutse, si igihe cyo kwiyanga ngo twumve ko twakifata uko twiboneye ngo dukore ibintu byose byatuma ubuzima bwacu bujya mu kaga. Mugenzi wanjye burya ngo amagara aseseka kandi ntagenza ate, ntayoga pe. Desire gusura koze mani gumugisha ngiye nabyumva tuzajya dusangira ubushira gusa tugasangira amata ntakugira inama. Oya rwose ntugiye kugwa kuri pe ntabyo narinze gusa yuko nubo batike gusatsa agapfukamunwa ndagafite se burya ugafite ariko ngiye kubera nabiha agaciro kubera ibintu mbwiye narinzi yuko corona yarangiye ariko kuva n'umunsi umva ngiye gushishikariza abantu bari bo bose bagenzi banjye batari babisobanukiwe nta muntu tuzongera gusuhuza bari we wese agiye kugura agapfukamunwa asigaye twubahirize ingamba za leta tutagize nimwe dusimbuka. Murakoze rwose ahubwo wahaye umuntu w'umugabo iyo ngiye nkamba nyiguhaye pe. Murakoze bose ni ukubigisha bose bakamenya gahunda za leta. Sawa kandi murakoze.